kugenga ibiri Unebo Edi Kwizera uri myeshegira bwishaza lya Bucimbiri rukushanga mu district ya Kisoro najobora nagira ngo municipality ya Kisoro no mwanya urukwatsira abarambuzi okurga enshonda zensi ugekira kukizayo kumutangazo bwa hati abibyo butegetsi nabata epande byabo utiriho nebishani aruburi kisika ekiriyo municipality niemwe ekireteire municipality ya Bendofa ekirengesereze uguya yanangiriza bebembezi ba municipality ya Kisoro okwimutsiramu kurebeka ngo barwanisa umuzogu barukurabira umukutaho umushoro muntu wena urukwenda kutimbe bipande nango teireho ndugugera ngo raze kutimbe bipande wena hajembere kuba ainurusa umbe byo bushoborozi municipality which is in the corner there. They call it Serena Guido Red. Kete yo mukoresha mukamenya ngo muziki. Nanga kureno yabandiza ho. Paint nziza ni tarafata umutungo kureno. Kandi mire umushodiya yesere. That's Serena Orange. Arukugaruka mu ebigambo bya Onebo Edi Kwizera uri muhezi wa Town Clerk aba municipality ni yemwe Moses Ntenzi yaramye araritsire abebyo butegeke bona abinde kitekateko cyo kutabura hamwe ebishani byabo ukucegendesereza abo kuba municipality yatereho buryo ubu kurebeka ngo abantu aba bakwatwa noneho aba bari gushiraho babonye ibyapa tugiye kurebana abakozi bacu bo twita enforcement na cyane mu myanya ya public kahari ya urukuzamuka uvuye ku Stanbic Bank bakunze kuhangiza cyane bashiraho ibyapa so tugiye kureba ngo nta muntu ushize ibyapa kandi hagize ushaka kubishiraho yishure council kugira ngo izo sente zirusheho gukora imirimo ya council abebembezi ande ngo zari zimwe na zimwe mu district ya Kisoro babandize kurambura municipality bari kutanikira mu Katare akagatimba umpaka yemotoka umukatare akakuru amwe n'endijo myanya nekigenderwa cyo kumanya ebitekateko by'abantu abintu bitari bimena bimwe birumu obutare oburi hansi yentekateka ya government ya Matipu bigambo bye Onebo Edi Kwizera yanangiriza bembezi ba municipality ukwihameyisho akatare akari mu ntekateke ya Matipu akayangire kwa kunkabatamani kurebeka ngo abantu municipality babasa kutunga ubuhereza uburu kutandikirwaho abagore bakorera batakondora umurinzi Matipu none kandi grading yaha inanira ni umurinzi Matipu so let us make sure ngo tukorize ibyo tugomba kugira iki n'amazina buri muturage wese akora icyo agomba kugira iki arinde isuku na town kansi gira iki municipality gira iki irinde isuku ariko kuzanga kondori wawe ngurinze Matipu umukuramburo ku abashubuzi abarukushubura umukataraka bashoboreire enshonga zitari zimwe na zimwe ziri kubateganisa zirimo kugira ngo iby'amagara tibirize umukataraka none cyane gaha tukiraga amazi kizigo hano gusanga amazi ari kuzaga hano ato bafite plane kubishira mu ndu Kebazi zino zikomeye z'amabuye nanga dizi ko z'amabuye zikora no mu ago bari gushara ago mwene se bunyiza sharaga nzwenda kuzana batangira mu nyuma Mbegambo bye munyeshengero wa Bucimbiri Onebo Kwizera aizire abembezi ba municipality kurebeka ngo bakwatanisa n'abandi bebembezi abantu bakataraka babasa kutunga ubuhereza ubarkwetenga hari projected hari USMAID hari na Matipu na nibyo kugira ngo bazaza kubaka Katare bimaze igihe byarakererewe ariko mfite icyizere yuko umwaka guraza utangira mu kwa karindwi hari birabiri kugenda mu maso icya kabiri USMAID kugira ngo ikore nka drainage n'imihanda na lighting ibyo nabyo biri buze gutangira mu budget raza gutangira mu kwa gatanu
uri umuhezi wa Town Clerk Moses Ntenzi yaremye ashoborere kwari kuza gukorana bagenzi be kurebeka ngo buhabuzi bumyeshengero bwatebwa umunkora ndiko rwaona rebo rubaye biza cyane yaduhamagaye muri iki gitondo kandi duhita tumwitaba. Icyambere hari inama yatugiriye nyinshi, hari inama zatugiriye uko twahinduraho mu town yacu tukabishaho kuba nziza. Atweretse yuko nko mu Old Market amaze kuhitegereza asanze yuko twifuza kugradingamo tugakora imiyoboro y'amazi drainage kandi tukareba ngo abantu bari gucururiza ahantu heza. So icyo ni ikintu cyo tugiye gukurikirana cyane. Amakuraga gasha kwa Adonia Ateire abatayari West muri Kisoro after yarako kwa bari